gupfa wenda ntago urumva utazapfa bitewe n'ibyo Imana yakuvuzeho. Reka mbivuge gutya, korera Imana ngo bari butera ikinya nimugoroba, ko bagutera ikinya ukahita ukura. Kuri ubu ngubu inkuru tukuzaniye ni inkuru y'akababaro itugezeho. Ni inkuru ivuga ko Pasiteri Niyonshuti Theogene, uzwi ku izina cyane rya Pastor Theogene Inzahuke, ni inkuru tugezeho ivuga ko yitabye Imana. Uyu Pastor Theogene Inzahuke yitabye Imana azize impanuka ikomeye cyane, impanuka yabereye mu gihugu cya Uganda. Iyi nkuru itugezeho aho byemejwe n'umuhagarariye ADEPR mu Rwanda, itorero yasengeragamo. Yabyemeje avuga ko Pastor Theogene yazize impanuka yabereye mu gihugu cya Uganda, aho yari yagiye kuzana abashyitsi muri Uganda, aho yavuze ko yakoze impanuka bakagongwa na bisi yo muri Uganda, aho yahise yitaba Imana. Yavuze ko babimenye ko yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu munsi, aho yavuze ko babimenye mu masaa 10. Pastor Theogene ni umupasiteri wari umaze kumenyekana hano mu Rwanda mu kwigisha ijambo ry'Imana ku bantu bagiye batandukanye, aho yabwirizaga abantu bazahajwe n'ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga, ugasanga bari kubivamo. Pastor Theogene yagishaga atanga ubuhamya bw'ibintu yaciyemo, aho yatangaga ubuhamya bw'ukuntu yabaye mu biyobyabwenge, inzoga n'itabi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu gihe yari ari mayibobo ku muhanda. Pastor Theogene abantu benshi bamukundaga cyane kubera uburyo yigishaga neza, uburyo yigishagamo ndetse n'uburyo yatangagamo ubuhamya bw'ibyo yaciyemo. Pastor Theogene rero akaba yababaje abantu benshi cyane bagiye batandukanye, abo yigishije yakuye ku muhanda akabigisha bakakira agakiza, ndetse n'abandi benshi yigishije, n'abandi benshi bajyaga bamubona batamuzi bakamubona ku mbuga nkoranyambaga atanga ubuhamya bw'ibintu byamubayeho ndetse n'uburyo yabyitwayemo n'uburyo yakiriye agakiza. Pastor Theogene rero kuri ubu ngubu akaba apfuye aguye muri iyo mpanuka yabereye mu gihugu cya Uganda, akaba asize umubyeyi ndetse n'abana. Pastor Theogene rero akaba yababaje abantu benshi cyane, natwe turimo. Ni inkuru rero itugezeho y'akababaro. Reka tubwire umuryango we ngo uze gukomeza kwihangana n'ubuzima. Ubu yarangije urugendo rwe hano ku isi, natwe dusigare turi gutekereza ku byacu. Ubuzima bubaho cyane kandi niyo nzira ya twese tugomba gucamo.